Uyu mwanya tugiye kureba ibimenyetso bitanu byakubwira ko umugore wawe ashaka kumubikora. Ko tubyubashye. Hari abagabo benshi batamenya gusobanukirwa ibimenyetso abagore babo babaha mu gihe bashaka ko babikora. Abandi bagategereza ko umugore azababwira ngo ndabishaka. Nyamara ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mitekerereze y'abantu bwerekanye ko hari ibintu umugore akora, hari ibimenyetso umugore akora bikwereka neza ko hari ikintu ashaka nubwo atabivuga mu magambo. Ikimenyetso cya mbere, agutereta mu buryo bw'amagambo n'imyitwarire. Kuko ngo iyo umugore atangiye kuganira nawe mu buryo burimo gusetsa cyane, amagambo aryohereye cyangwa kukwereka ko akwiyumvamo, aba ari kugerageza kugushyira mu mwuka w'urukundo kugira ngo mubikore, sibyo? Mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2014 na kaminuza ya University of Kansas, bagaragaje ko flirting cyangwa se gutereta ari imwe mu nzira nyamukuru abantu bakoresha bagaragaza ko bashaka kwegerana n'uwo bakunda. Muri bya cya gikorwa nyine, abagore rero by'umwihariko bakoresha amagambo n'amarangamutima mbere yo kugaragaza ibindi bintu byose. Icyo bisobanuye rero, ntabwo abashaka kuganira gusa babigenza gutyo. Umugore nabigukorera ntuzabigire ngo arashaka kuganira, hoya abari kukwegereza umutima we mu buryo bwimbitse. Ikimenyetso cya kabiri, arakwegera cyane akakwegereza umubiri we ku buryo noneho agukozaho nyine n'ibere. Agukozaho ibere, akuzaho ukuboko kubera ko abyemera wari umugore wawe cyangwa se undi mugore wari wese. Niba akora ku kuboko kwawe akwegereye cyane cyangwa se akagukoraho kenshi nta mpamvu ihari, wenda atari uko ari ibyago bibaye, aba ari gutanga ubutumwa budaciye ku magambo bw'uko agushaka. Mu mwaka wa 2006 umushakashatsi witwa Dr. Jeremy Nicholson yagaragaje ko gukora icyo twita touch ari uburyo bukomeye cyane bwo kwerekana yuko afite inyota y'urukundo n'amarangamutima byamubanye byinshi. Kandi nanone ubushakashatsi bwa University of Colorado bwerekanye ko gukoraho byongera oxytocin cyangwa se hormone y'urukundo, bikayizamura bikayitumbagiza. Iyo rero umugore akwegereye kenshi ku mubiri, akakwegereza umubiri kenshi, abashaka ubusabane burenzeho, abashaka ibintu birenzeho, agusekera, akwegerezaho, aguhobera, agukorera ka massage, uzahita umenya ko ibintu ari sawa cyane. Noneho ikimenyetso cya gatatu, usanga yitonze cyane ku isura igihe muri kumwe. Usanga afite ubwitonzi, arimo aramwenyura. Iyo umugore yitaye cyane ku myambarire, kwisiga no kugaragaza neza ko cyane no kugaragara neza cyane igihe agiye kukubona, ukubona nyine yacanye nka buje mu rugo, haraka neza, ubujiri bushashe neza, ugasanga harimo umwuka mwiza yashyize, wenda nawe yatwitse no mu bavu humura, ukumva ni impumuro idasanzwe, igihe tumenya ikintu ashaka, ukumva afite amagambo meza. Ubundi kenshi adashaka ko mubikora aragushihagura. Murashihagurana da, ubu ukigera mu rugo bugatangira gushihagurana, ariko iyo ashaka ko mubikora umva usanga yateguye. Abashaka kugushimisha no kugukurura, ibyo byose usanga yabikoze. Mu mwaka wa 2010 ubushakashatsi bwo muri Journal of Social Physiology bwerekanye ko abantu biyitaho cyane kenshi iyo bashaka gushimisha uwo bakundana cyane, gutuma ababona mu buryo bwihariye. Kuko iyo yitaho cyane bashaka kwereka ko burya ari umuntu urenze. Icyo bisobanuye rero, ntabwo abashaka gusa kugaragara neza imbere yawe, ahubwo abashaka kugushimisha mu buryo bwatuma umwishimira kurushaho muri cya gikorwa. Noneho rero ikimenyetso cya kane ugomba kwitaho, agushyira mu mwanya wihariye, cyo wita privacy seeking. Agushyiraho umwanya wihariye mu buryo burenze. Bishatse kuvuga iki? Iyo agushakira umwanya uri wenyine cyangwa akavuga ati reka tuganire twenyine, abashaka ko mugirana ubusabane budafite abantu babarangaza. Abahanga mu mitekerereze y'urukundo bo muri University of Rochester muri 2012 bagaragaje ko abantu bashaka privacy iyo bashaka kugirana ubusabane bwimbitse n'uwo bakundana.
rwose ngwino twiherere, akajya kubwira buri kanya ngwino nkubwire, ngwino nkongorere, akajya kongorera ati I love you, ndagukunda, akajamo no kuva kenshi ku mugore. Namwe bagore nimba utajya kubikora ujye umubwira kenshi ngo I love you, mwongorere gato iti ndagukunda mugabo mwiza, ndagukunda cyotero cy'abatabazi, ndagukunda mu ruti rw'umutarati, ndagukunda rukundo rwanjye. Iri jambo uzajya urimubwira. Nuko ngo umugore yakwegereye mu ibanga abari gushaka umwanya mwiza wo kugaragaza amarangamutima ye mu buryo bwimbitse. Ikimenyetso cya gatanu noneho akugaragariza urukundo rwinshi, cyo twakita emotional intensity. Niba kubwira amagambo aryohereye cyane, akaguhobera kenshi cyangwa akakwereka ko gukeneye, abari mu rwego rwo hejuru rw'amarangamutima. Ntuzagire ngo ni ibintu by'ibikino, ugomba guhita umenya icyo gukora, ugomba guhita wataka imashini. Mu mwaka w'1991 umushakashatsi witwa Arthur Aron yakoze ubushakashatsi ku rukundo, agaragaza ko iyo umuntu yiyumva hafi cyane n'undi, amarangamutima azamuka yumva, bigatuma ashaka ubusabane bwibitse kurushaho. Icyo bisobanuye rero, bisobanuye ko urukundo rugaragajwe cyane akenshi ruba ruganisha ku gushaka kwegera uwo mukundana cyangwa se umukunda mu buryo bwose. Reka tuvuge nubwo yaba atari umugore wawe, reka ariko kandi wibuke ko ikintu cy'ingenzi cyane nubwo ibimenyetso byabaho kenshi, icyemezo kigomba kuba ku bwumvikane bwanyu mwembi. Umwe ashobora kwereka utwo tumenyetso ariko utari muri mood. Niki cyagukuye muri mood ahubwo kugira ngo agusanasane kubera ko n'umukunzi wawe. Urukundo nyarwo ntabwo rushingira ku gukeka ko umuntu mwakora ibintu kandi watabishaka, ahubwo rushingira ku kubahana, kuganira no kumvikana. Niba rushaka kumenya ibindi bimenyetso byimbitse kurushaho, amabanga abagore badakunda kuvuga, andika ijambo ngo dukeneye part 2 hasi muri comment, ubundi dukomezanye. Ntibibagirwe gukanda subscribe kuri Ndanyuzwe TV 5.